Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe. Turabakunda cyane kandi tubifuriza amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo ko bwije nuko bukeye, kandi tukanezezwa n'Imana uko tugenda tubana namwe bijyanye naho umuntu wese ari muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Kandi ntabwo tujya twibagirwa no gushimira abakozi b'Imana Imana yakoresheje kugira ngo bategure izi channel nk'iyi Blessing Studio kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana, tuganiriza abantu ijambo ry'Imana. Hari abo Imana yagiye itubwira tuzabwiriza mu mahanga ya kure, rimwe na rimwe turi mu byumba dusenga, turi ku misozi, turi mu mavuta twumva twuzuje, tukagira ngo twese cyangwa se hose ni ngombwa ko tuzahakandagira. Ariko ndashimira Imana ko mutwumva muri kure muri jano hino, Imana ikatubwira ko tuzatanga ubuhamya. Imana rero niho umugisha ugiye gutega amatwi, niho umugisha kandi wo mara kubwumva ugakora share kugira ngo ubugeze naho tutabashije kugera. Niho umugisha kandi nawe ukomeza gutega amatwi ukadusengera. Imana ishimwe cyane, ugasengera n'abakozi b'Imana bateguye ibi byose. Turagushimiye, tugusabiye umugisha. Amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngiye rero tugiye kubana, nitwa Rizinde Eric, ndi umugabo mfite madamu, tubyaranye 4 ariko hariho 3. Imana iduhana umugisha cyane. Rero muri aka kanya numva tugiye kubana mu mwanya mwiza w'ubuhamya, ariko kandi numva nateguye ijambo ry'Imana twaza kugira ngo turigire fondation y'ubu buhamya. Ariko mbere yuko turivuga, reka tubanze dusenge twiragiza Imana kugira ngo Imana izibane natwe, kuko ntabwo tuvuga nkatwe, turashaka kuvuga Imana arivugira muri twe kugira ngo ubu buhamya bujye bukura abantu benshi ahantu henshi kandi hagoye hakomeye habi, bamenye ko Imana ikiri Imana ishobora byose. Imana ibaho umugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushimira no kuguhimbaza no kukunezererwa kuko wakomeje kuturinda. Hari ibyo twanyuzemo byatumaga uyu munsi byagaragaraga ko tutakwiye kuba tukiriho, ariko wabaye mu ruhande rwacu kugira ngo uyu munsi tuzahagarare tuvuga imirimo n'ibitangaza ukora. Ngaho rero ngwino turakwinginze kugira ngo ubane natwe, uherekeze ubu buhamya n'ijambo twavuga ryose kugira ngo rijyane n'imbaraga, nibere umuntu wese igisubizo, uba umuti kugira ngo abone kugira neza kwawe. Nuwabonaga ko ahari ibyiringiro byatakaye, Yobu ni wavuze ngo haracyariho ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka kandi kikera imbuto nk'izambere. Ngaho rero nyemerera ubane natwe kandi ugire neza buri wese uzumva ijambo ryawe, mu umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Nari mbabwiye ko tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana, turi busange muri no Zaburi ya 30. Ni Zaburi yaririmbwe na Dawidi, maze dusoma umurongo wa 6 wonyine. Hari ijambo rivuze ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Be yaho iravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe cyane. Numva nshaka kuganira nawe muri uyu mwanya nkubwira ko wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba w'ubuzima yabureba akabona nta mpinduka zabwo zizaboneka. Rimwe na rimwe ndetse Satani akamusanga muri ako gahuge, akamusanga no muri ibyo bibazo, bikaba byatuma uyu muntu acogora kugera ku rwego yava mu buntu bw'Imana. Ariko nagira nkubwire ngo naho kandi waba warakoze ibyaha, hari ijambo rivuze ngo uburakari bwe n'ubw'akanya gatoya, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Aravuze ngo ahari, haleluya, kurira kwararira umuntu nijoro, waba warayurira ariko cyumva ubuhamya hari byahinduka. Waba warayibona ibintu byacitse, waba warayibona urugo rwe rugiye gusenyuka, waba warayibona utazashaka nk'abandi, waba waraye wabwiwe amagambo ababaje, waba uri mu buzima bugoye, ariko umva uko uyu muhanditsi avuze. Ariko nanjye mpawe iyi message kugira ngo yumve muri ubu buhamya. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, yarayarira. Nawe ibaze mu gitondo cya kare atarajya ku kazi, atarajya guhura n'ababwira, ariko bugacya impunduza. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo ni Imana ishobora byose. Ntabwo nzanya hano kwigaragaza, nje kukubwira Imana ishobora byose. Imana ikumpera umugisha kandi ugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo.
uyu Dawidi wavuze aya magambo niho yashatse gukura. Munyemerere se nuva gatoya, reba nawe umwana uvuka kwa Yesayi ku Betelehemu akavuka ari umwana wa 8 kandi akaba ari muherezi wagiye kuragira intama. Samweli yakuzuza ihemba amavuta yagera kwa Yesayi bazana bakuru be Eliyabu Imana ikamugaya, Shama Imana ikamugaya, Eliyazari Imana ikamugaya. Yuko yaramubwiye ngo wirebe ikirere cye, wirebe uburebure, nge namugaye. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko ngewe Uwiteka ndatambuka nkareba mu mutima. Wikwita ku mazina wiswe, wikwita kuri situation wavukiyemo. Hari gihe njambwira abantu, hari gihe uvuka no muri bwa buzima abantu bavuga ngo nguri kinyendaro, ariko ntacyo bitwaye. Situation wavukiyemo nta kigutwaye. Ikizima nuko wemereye Imana. Mu mahanga yose ubashaka kurya gukiranuka iramwemera. Reba nawe Dawidi uragiye intama, aje nk'uwazingazinza amapantaro, ariko agezaho Imana iramubwira ngo nguwo natoranije. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impono zikavuga. Imana ingumugisha. Nadango muri aka kanya mbaho ubuhamya twagiye duca ahantu, twaciye ahantu hakomeye kugeza ku uyu munsi. Iri jambo riduha formule yo kubona koko k'Imana itanga ubuzima aho butari buri. Haleluya. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, nshuti yanjye, mushiki wanjye, mwene data, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Rero komera, humura, shikama, Imana iracyakora kandi Imana ishobora byose. Imana ikumera umugisha. Ngiye muvugana nko nakubwiye ni Twarisinde Eric. Uyu munsi mvuga ndi umugabo, mfite madamu tubyaranye 4, ariko hari ubuzima nabayemo nkajya mbona bitazabaho ko nakwitwa umugabo. Kajya mbona bitakunda, nkabona bitakunda, n'amajwi akabinyereka, n'amajwi akabinganiza, ariko icyo gihe nari ntaramenya Kristo Yesu. Imana dufashe cyane. Ngewe mvuka ahantu bita Cyangugu, uyu munsi bahita ubu ngubu uyu munsi bahita mu ntara y'Iburengerazuba, aho niho mvuka. Noneho nkavuka ahantu bahoze bita ngo ni segiteri Mugera, uyu munsi babita umurenge wa Shangi. Nkavukira ahantu kandi bahoze bavango ngo bajyaga bavango ngo niba babyitaga hari ukuntu babyitaga ngo ni Nirambura, uyu munsi bakayita ngo ni akagari ka Mugera, uyu munsi babyitaga Seriri. Aho ngaho tuhavukira, narahavukiye, mvuka ndi umwana nk'uko abandi bavuka, mfite papa na mama babana. Noneho ndabyibuka maze gukura, ngeze nko mu myaka 5, hari igihe tubaho kubera Imana. Hari ugeze avuga ngo ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ngeze mu myaka 5, ndabyuka gara frere nkurikira, ndi umwana wa kabiri wacu, yari afite imyaka 8. Ducika iwacu dusanga abantu bagiye kwa nyogokuru. Hari urugendo, ahangaha ndi kuvugira ubu ngubu ndahantu bita Batsinda ni Kigali mu karere ka Gasabo. Ahangaha ndi hari nk'urugendo rungana nko kwava hano ukagira Remera. Noneho ducika iwacu tujya kwa nyogokuru njyanye n'uwo grand frere. Mu gihe twajyagayo tuza kugera ahantu cyari igihe bajyaga bavangura igihe cyo guca amashu. Hari ibintu bajyaga bahonda biti binini kereka abantu bakuru mwege mwaza kubyibuka, wenda abantu batoya ntabwo muri bubimenye, ariko byabayeho. Twebwe ntabwo turabavuba, turabakera. Imana yagiye ibana natwe. Noneho tuza kugera aho hantu, tuhageze dusanga bari guhonda ibinini. Hari umugabo umwe twari tuziranye, waruziranye na papa. Areba ukuntu twacitse iwacu dusa kumwe abana bakunda kuzerera. Aravuga ati nimuze hano. Aravuga ati mugiye tugiye kwa nyogokuru. Aravuga ati se ndibohereje. Turavuga ati ni iwacu. Aravuga ati murambeshya, ntabwo iwanyu bakora ikosa ryo kubohereza musagurya, ahubwo muratorotse. Mu gihe adufasha bati rero muhagarare hano, niza gutaha ndabatahana. Uwo mugabo bakoreraga bahonda ibinini ntabwo nzabyibagirwa, bantega amatwi babaza muri iyo quartier. Na ahantu n'ubundi ngo bitaga ku Kinini, kwako gasantere. Noneho ndabyibuka duhari, Imana ishimwe cyane. Noneho duhari uwo mugabo bafashaga bakoreraga ku kazi, araza aratwegera nge na grand frere nyine, aravuga na mukuru wanjye, aravuga ati ariko ibi byana reka mbikugurire. Ariko turabana, ariko ibyo ndabyibuka narabyumvaga gutya amaso ku maso. Reka mbikugurire. Akajya afata ngewe na mukuru wanjye akadukomanya umutwe, akavuga ngo ngewe ubwo icyo gihe nyine mfite imyaka 5, aravuga ngo kino ngo nicyaburamo nk'ibihumbi nka 80. Ni numva ibihumbi 80 by'icyo gihe ntugire ngo byari byoroshye. 80 byashaka kugura umusozi wose.
byashoboraga kwimura akagari ukakaguruka kimura iyo ikibanza cyaguraga 2, 3, igihumbi icyo gihe 80 urumva nari imari henze ariko nashimira Imana ntabwo nabaye imari y'abapagani ntabwo tubaye kubw'umugambi w'abantu ahubwo tubaye kubw'umugambi w'Imana noneho yegeraga Raferi uwo mukuru wanjye aravuga ngo kino nacyo ntabwo cyabonamo nk'ibihumbi byura nk'I120 120 banze icyo gihe hari ryari kugura imodoka ryari kugura nka Yirigisi icyo gihe noneho icyo gihe rero babivuga gutyo ndabyibuka bigeze ku mugoroba wa mugabaza kudutahana turataha tujya mu rugo tugeze mu rugo iwacu nyine urumva nk'ababyeyi nyine baraduhana baratubwira ati kuki mwari mwagiye ariko icyo nshatse kuvuga ahangaha icyo gihe ubwo cyo gihe nari mfite imyaka 5 mukuru wanjye afite imyaka 8 twagenzaga ibirenge ariko Mana yanjye tugenza ibirenge tutazi ko bambara inkweto cyakora dukora inkweto mu ibihunda banyumva bareba bimenye ni bya bindi by'insina tukabifata tukabikonkora ku nsina tukabikora inkweto tugashyiramo twumva ko natwe twambaye inkweto turi abantu bahatari ariko turashimira Imana muri icyo gihe haleluya ndashimira Imana Imana itanga umunezero itanga amahoro muri icyo gihe ndabyibuka nka nyuma y'imyaka nk'itatu maze kugira nk'imyaka 8 nari maze kugira ni nka nyuma y'imyaka maze kugira imyaka nk'irindwi ndabyibuka mu rugo papa aravuga ngo hano quartier dutuyemo ntabwo yera reka twimuke tujye gutura mu Bugarama aho mu Bugarama twimukirayo kugira ngo tujye gutura ahantu bitaga ku Cyagara bitaga ku Gihundwe turahatura papa aragenda gura isambu ndabyibuka guze sambu y'ibihumbi icyo gihe 20 wari umurima twajyaga duhinga tukanaraza hakanarara twahinga ibigora amakamyo akaba ariyo yaza gutwara tuhageze ngewe ndabyibuka ndwara malaria ikomeye barambwira ngo narwaye malaria y'ibisazi kajya nirukanga mbabwira ngo muze dutahe ngo nayo mabisi twaje icyo gimodoka zabagaho zari bisi nayo mabisi twajemo tuyihorere wenda dutege turebe ko twandushaka tugende n'amaguru dutahe ariko ntabwo nshaka kuba hano none ndwara malaria igera ku rwego rwo hafi yo gupfa umwana twari twarajyanye yigenza nawe ararwaragera ku rwego rwo hafi yo gupfa ananirwa kwigeza no guhaguruka wicaye biramunanira iwacu babona amateka akomeye babona ni ngombwa ko tugomba gusubira iwacu muri quartier tugaruka muri quartier ntabwo nzabyibagirwa icyo gihe byari maze kugera muri 91 tuba kwa nyogokuru batureze imyaka umwaka ugera nko ku mwaka wose aho mama avuka bari kutwondora kugira ngo dutora akabaraga twongere kuba abantu hanyuma yabwo papa asubira mu rugo aho twari turi arongera hazingazinga akazu kugira ngo twongere dusubireyo nabwo kari akazu nyine twatundi twakera bubakaga tw'ibihunda nyine arakubaka arakarangiza ubwo urumva ko dusubiye hasi amafaranga yaguze isambu mu Bugarama dusubiye hasi ubukene buraza turazamuka kw'icyo gihe wumve ngo nari ntarambara inkweto ntabwo nzibagirwa umunsi umwe nagenze icyo gihe muri kaburimbo ari mu gihe cy'izuba ngenda urugendo rurerure nkajya numva mu birenge handya sinabimenya ngiye kureba nsanga mu birenge hahiye harashya neza nko wagira ngo nakandagiye mu muriro hacikamwe ibisebe ariko ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahari kurira kwarera umuntu n'ijoro ko bwacya mu gitondo impundu zikavuga Imana ishimwe cyane noneho ubu buhamya nimo ntanganagira ngo unyumve neza urumva twagiye mfite imyaka 7 cyari cyo gihe nari nkwiye kuba ngiye gutangira amashuri ya primaire kuko icyo gihe gardienne yari taraza kereka mu bantu b'abasirimu ariko mu buryo bugaragara twavukiraga twebwe nta gardienne yahabaga ntabyo twari tuzi ibyo ngibyo biza gutuma iyo situation yo kwagera mbita ndwara kwiga ntibyaza kubaho kugaruka tugarutse mu rugo ndwaye bagomba kubanza kunyondora ndabyibuka tumaze kugera aho mu rugo twari dutuye iyo nzu baramaze kubaka twahageze ndabyibuka muri 2 nanjye nako muri 92 93 tuba duhari dukomeza kwiyondora 93 niho bari bagiye kujyana kunyandikisha ku ishuri abantu bandikaga baravuga batariko uyu mwana we yarengeje imyaka ntabwo ubu ngubu simbizi mbona n'abasaza biga ariko mu cyo gihe cya mbere ya jenoside bararebaga bakavuga ati uyu nguyu yarengeje imyaka ntakwiye kwiga ariko uyu munsi kubera ko tugeze muri leta cyangwa se tugeze mu gihe cy'iterambere no wabura umusaza ufite imyaka ufite n'imyaka 100 wajya kwiga muri primaire bikemera cyo gihe baravuga ngo namaze kurenza imyaka ariko bakirimo binginga batugeze 94 jenoside birabaye jenoside imaze kuba nagira ngo mbaganirize aha hantu bene data uburakari bw'Imana n'ubw'akanya gato imbabazi z'Imana zirenga ibicumuro byacu jenoside imaze kuba
njya nkunda kubwira abantu mu kintu cya mbere nabwiye abantu bakeneye kuva mu cyo bita ubwoko bakaba ubwoko bw'Imana. Imana ikumfashirizeho nteze amatwi. Abantu bakeneye kuva mu kintu bita amoko bakaba ubwoko bw'Imana. Nagiye mbona abantu rimwe na rimwe basenga ariko bagasenga batarahinduka, bagasenga bafite ubwoko birata, ariko turashimira Imana itarobanura ku butoni mu mahanga yose yubashyaga ko ryo gukiranuka ikabimwemera. Imana ishimwe cyane. Noneho ndabyibuka muri jenoside biza kugenda gutyo, papa apfa muri jenoside, mama ntiyapfa. Urumva ko ngiyewe no mu baneza amatwi nge nta bwoko nagiraga, kuko nge mvuka ku bantu badahuje ubwoko. Mu bigaragara wasanga nta n'ubwoko ngira tugiye mwa bino by'isi, ariko ntago aricyo nshaka kuvuga. Ndagira ngo ngaragarize umuntu wese ko nta bwoko tugira keretse ubwoko bw'Imana gusa, kuko Imana yaremye Adamu mu rubavu ikuramwo Eva, naho twese dukomoka. Abandi bafite uko babyita n'akazi kabo, ariko kuba maze kwizera bamenye ukuri, twese turi abana b'Imana bamaze kwizera. Imana ishimwe cyane. Noneho rero papa maze gupfa, cyo gihe nari navukiye mu rusengero senga, mba muri korali Dimanche nyene maze kugera muri korali y'Ingimbi. Ndabyibuka korali mbandetse kuririmba, abasirikari bacu bageze inahangaha b'inkotanyi, mitavuga nti ubone noneho nanjye ntekereje ibyo abantu badukoreye, mbaye umuntu w'umunyamoko mubi cyane. Kuva mvuka ngewe ntabwo nigeze menya uko abantu banywa inzoga, nta by'amatabi, nta bindi, ariko nabaye umunyamoko ku rwego shaka igisirikari ntagira ngo nzabe ingabo ifashe igihugu, ahubwo cyo kuba nazarasa abantu nanga. Ndashimira Imana ko uburakari bwayo ari ubw'akanya gatoya, ariko urukundo rwayo rukazana ubugingo. Uburyo nari imeze muri iyo situation nabayemo, nagaragazaga ko ndi umuntu mwiza, ariko mfite ubugome bw'indengakamere mu mutima, ubugome bw'indengakamere. Mbana n'abasirikari atari uko mbakunze cyane, isuko nabangaga, ariko numvaga ngira ngo nzarebe uburyo ki bwose naba umusirikari, nkabona imbunda nkayizana nkarasa abantu nanga. Noneho ndabyibuka nyuma yabwo igisirikari mbona ndakibuze, maze kukibura cyane ko hari nabo twagiye tubana bakambwira ngo Kadogo reka kwicura cyari umwana, uburetse kwanza ubaza ushaka ubuzima. Noneho ngenda binshogora bimvamo, ariko njya kwiga karate. Abantu banyibuka bazambona nge nkuko nabibwiye amazina, hariya Kamembe ku muhanda ujya ku Kabasazi nacuruzaga ikarito. Icyo gihe nabaga mfite kimono, buri gitondo nazaga gutereka ikarito mvuye kwiga kuri apedike, nkamanuka mu mujyi manuka mushaka ndi kwiga karate, numva nshaka kuzagera ku rwego nzajya nkubita tsuki ukagira byibura ngo ni nk'umuriro warugiye kugukubita itanagufata ukumva umuyaga wayo. Ariko turashimira Imana, aya maboko Imana yarayafashe, ntabwo akirwana nayo guhereza Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Reka nihute rero, nyuma yabwo nza kuzi ni Kigali. Inji Kigali turashimira Imana ibabarira, turashimira Imana. Ejo noze nigisha ndababwira ngo ndashimira Imana imbabazi igirira umuntu wasambanye n'abagabijana, nizo igirira n'umukobwa utarigera natanga n'akabizo. Rero nubwo wenda wabura ahantu wagira ngo Imana yarakuretse, wagira ngo Imana yaragutaye, wagira ngo mbese abantu bakubwira ko utanakizwa, ndagira ngo ngwire ko imbabazi z'Imana zigihari. Uburakari bw'Imana nubwo akanya gatoya, ariko urukundo Imana igukunda, urukundo Imana igufitiye, urukundo Imana igukunda rwazana ubugingo aka kanya. Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe, haleluya. Ndashimira Imana. Noneho muri icyo gihe, ariko icyo gihe natarutse, reka mbafashe, natarutse mbanze subira inyuma gatoya, kuko nageze kuri iyo situation ngiye kuvuga naramaze kwambara inkweto. Ndabyibuka rero nyuma yabwo nibwo naje kuzaho Kamembe, hari haje zino ji abantu bajya bita super deep, abana bakunda gukomba, bakunda kurigata, zihindura amazi. Ziriya ji zikiza zatangiye icyo gihe ziturutse muri Kongo. Hari data wacu n'ifite arutuye hari nyuma y'isoko rya Kamembe, niwe nari naje gusura. Mpageze nzibonye, mfatanya n'undi mwana wari nka petit frère kwa data wacu bita Damascene, turazicuruza. Twaragatoba gatukaguze 50, tukagatoba kakavamo hafi nk'akajerekani k'amacupa byibura ya fanta nka 12, tukakagurisha 20, tukazengurukana mu isoko. Fanta zikonje, fanta zikonje, fanta zikonje. Aho tugera n'ingenzi birenge ngeze mu myaka nka 15. Niho nibuka
nibwo nashoboye kubona amafaranga yangurira inkweto. Ntabwo nzabyibagirwa uwo munsi ngura inkweto nari nguze icyarindwi, ngura n'agapantaro ka 5 n'ishati y'igitanu mbifunze. Ayayaya ndavuga ni none nanjye isi yose ndayimene, nkajya mbona isi yose ari iyanjye. Ndashimira Imana, haleluya. Uwo munsi rero mba nambaye agakweto, ndangije nanjye njya mu rugo numva ndi umuntu ukomeye. Hanyuma y'ubwo rero ndimo ncuruza ku gakarito, naramaze kureka ibintu byo gusenga, nyine mfite izo kamere zanjye n'ingakarate, numva nzaba umuntu w'umugome. Nibwo naje kuza i Kigali. Ngeze i Kigali, Pawulo n'umuhungu twari twarabanye muri iyo situation nabayemo, tubana ahantu mu kigo cya gisirikari, ahantu hari ako hahoze ari kuri prefecture, ariko babyitaga hariya ku mazi, tubana n'abasirikare b'abamarine icyo gihe. Ntabwo nzabyibagirwa, umuhungu twabanaga yitwaga Bosco. Tugeze hano i Kigali, anjyana ahantu gutya Fresheri. Nivuga Fresheri nimugire ngo abatuye bose niko ari indaya, ariko mumva ibyahambereyeho. Tuhasanga abakobwa babiri, Bosco rero we yaraziranye nabo, turicarana. Bari bari mu nzu ifite ibyumba bibiri na saro, bahuriraga muri saro ko umuntu afite icyo cyumba cye akorera mwako kazi kabo. Turaganira, nge ntabwo nari nzi ko aribyo bitujyanyeyo. Turimo tuganira rero niho yaje kumbwirira, arambwira ati rero ntuze kubikirezi. Afata uwamujyana mu cyo cyumba, arambwira ngo nawe ntubikirezi. Urumva nanjye nihagararaho, ndavuga ni ntabwo nabikirezi. Niho nafashe nanjye wa uri tujyana mu cyacu cyumba, ariko njya nabikirezi kurushaho. Twinjira nayo, ngewe ntabwo nzi ibintu by'ubusambanyi, bampa prudence, ndabyambara, njyambaye biracikagurika ntabizi. Ndangije barambwira ngo uwo mukobwa yitwaga Kirere n'uyu munsi SIDA yaramwishe, barambwira ngo arwaye SIDA, ajya gufata n'imiti kwa muganga. Ndavuga nti birarangiye, ubu ndapfuye birarangiye. Noneho maze kubimenya, ndagenda mpfa nkigenda, nkajya menya neza ko byarangiye nyine. Ariko hamaze nk'imyaka nk'itatu, ntabwo nzabyibagirwa, ntangira kurwara ibibyimba bikomeye. Ibyo narwaraga mu mazuru nkajya mbikanda avuga ngo ndapfuye, ibyo narwaraga hano mu bihene by'amajisho bikajyamo imbere. Ndavuga ni birarangiye, n'ahandi hose ntababwira ku mubiri wose. Ariko mbonye n'ubundi ko ngeze ku rwego rwenda rw'uko ngiye gupfa, niho nahinduye ndavuga ariko nanone reka ne gupfa nk'utarigeze menya Imana, reka nsubire mu rusengero. Turashimira imbabazi z'Imana. Mfata iminsi 3 ndimo senga, ntegura amasengesho y'iminsi 3, mbwira Imana nti rero Uwiteka Mana, ubu ngiye gusenga nje imbere yawe. Urabona ko nzi neza ko narwaye SIDA, nge niko nabyumvaga neza. None ndakwinginze umbabarire, niba nararwaye SIDA ufite imbaraga zo kuyinkiza, kandi niba nta none nawe utanayinkiza uzayireke basi ni nanyica, ariko uzamu ubugingo nzaje mu ijuru. Urumva mu yandi magambo, nge numvaga ko byarangiye. Nasaya vango ufite imbaraga zo kuyinkiza, kandi utayinkijije nanone wambabarira nkazajya mu ijuru. Nuko nabyumvaga, numvaga ko byarangiye. Hanyuma y'ibyo ngarutse mu gusenga, nsenga umunsi wa mbere, senga umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu ndashimira Imana. Niryo jambo twasomye, uburakari bw'Imana n'ubw'akanya gato, ariko urukundo rwayo ruzana ubugingo. Imana ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nyuma yaho rero nibwo nasenze umunsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu. Imana iransanga, irambwira ngo ikibazo si SIDA. Nabandi none Imana ikibazo ni kihe? Irambwira ngo ahubwo wowe va mu moko, niba ushaka kugendana nanjye uhinduke umwana wanjye. Mbwira Imana nti ndayavamo gute? Urumva situation narabayemo mu gihe cyose cy'ukwezi kwa 4 yo kwagarukaga mu gihe cyo kwibuka, nahoraga mfite umujinya ndi gwekenya amenyo, ntabwo najyaga nseka. Radio yabaga iri kugutwi ndimo numva. Hari indirimbo umuntu wacu witwa Munyashoza yaririmbye, nimivuga nimwumve ko nasubiye muri cyangwa basubije mu mubiri. Ni indirimbo yaririmbye cyane yuko iwacu ari Cyangugu, harimo abantu bamwe na bamwe yavugaga, numvaga kamwe bamwe narinzi. Yabara yaremye avuga ngo genda mubiriza ukuntu hari nziza rutuwe nabeza rutatswe n'ibyiza, none ubusigaranye imfubyi n'amatongo. Bangu iteka mbora nibaza cyo bari abasize, nkabaza no cyo bari abungutse bikanyobera. Ariko iyo ngendereye ni igitero kimwe yavuze ngo fura mwigendeye tukibakeneye, ndahamya kaho mwagiye ubu harasusurutse, naho twebwe mwasize twarasuherewe. Aha ni Imana yansanze, irambwira ngo kujya uhora uririmba ngo mfura mwigende tukibakeneye, urahamya ko bagiye hasusurutse, naho mwebwe mwasigaye mwarasuherewe. Ari umuntu wasusurutse n'uwasuherewe ufite kibazo nindi. Ndavuga ijwi twavuganaga, ndaribwira nti nge ndumva uwasusurutse ari we wari umerewe neza, usuherewe wari ufite ikibazo. Ijwi ryavuganaga nanjye rirambwira ngo icyo kintu gisubize neza.
uwapfuye yararuhutse kubera ko we nta bibazo bindi afite, ariko wowe ufite ibibazo. Imana inyereka ibibazo mfite n'ibyo nkeneye byose mu buzima, koko nanjye nitegereje nsanga ni njyewe ufite ibibazo. Irangije injyana ku gitero cya nyuma Munyashoza arimo avango, kandi natwe tuzabasanga kuko ari iwabo wa twese. Irambwira ngo kandi nawe ubwawe, irambwira ngo siko ujya uririmba niyi, irambwira rero ngo nawe uzapfa ndetse n'aka kanya wapfa. Iryo jwi ringezeho nge ndivuga wakumva ryoroheje, ariko ngewe ndivuga numvaga rikomeye, rimvugana nanjye numvaga rikomeye. Ubwo yarambwiye ngo ndetse n'aka kanya wapfa, numva wagira ngo mwivi bakubisemo ubuhiri, numva mu maboko hose ahantu hari urugingo, mpita kombira ibyunzwe ahantu n'ikenda avango mana, niba ari uvuganye nanjye nindapfa nzagukorera. Ijwi rirambwira ngo nigivuganye nawe ndi Uwiteka, ariko guhera none hinduka ugendane nanjye. Rero aka kanya ndi kuguha no buhamya, nayambwira ko ndimo nanishyura umwenda niyemeje imbere y'Imana. Ahari nawe hari indi mihigo ufite wahize, hariyo wayigurira Imana. Imana ishimwe cyane. Nyuma yabwo rero ndatinzaho, Imana niho yasanze irambwira ngo uve mu moko. Ngewe nta bwoko ngira, ngewe ndi Imana ishobora byose, kandi n'umuntu naremye namuremye mu ishusho yanjye. Imana namwe ugenda umbwirira abantu, ese umuntu ukiri muri Hutu Tutsi natwa aho mu Rwanda akaba ari Hutu Tutsi twa nkuko byari biri, nkuko byitwa, arumva koko yaza mu ijuru ryanjye yabona ikibanza hehe ko mu ijuru nta bene abo ngabo babaye? Ese ngewe ubwanjye Imana banyita nde? Ko nge ndi Imana yavuze ngo turi umuntu mu ishusho yacu, akaba umuntu wanjye aremye mu ishusho yanjye, ngewe aba bantu banyita nde? Ese banyita Umuhutu, banyita Umututsi, banyita Umutwa? Harimo ngo nabitwa abasinga n'abazigaba n'abacyaba n'abaki byose. Imana muyita ubuhe bwoko muri ubwo? Imana irambwira ngo ngiye muri ubwo bwose nta namwe ndimo, ndi Imana ishobora byose, ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. Niba ushaka kubana nanjye, ikintu cya mbere ngo ukeneye ho hinduka. Mbwira Imana nti rero mbwira ukuntu. Imana irambwira ngo naremye Adamu mu rubavu nkura mweva, amoko yandi muvuga nimwe mwayiremenge ntayo nzi. Iyo ndebye mu isi mbona umukiranutsi n'umupagani. None aka kanya rero hinduka. Imana imaze kuma iyo situation yose, numva muri nge ndahindutse. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu kanya gatoya impundu zikagira gute zikavuga. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Rero Imana ishimwe. Aho ngaho Imana imaze kunyemerera, nibwo nahise mva mwayo masengesho, ngenda rero ako kanya njya mu gusenga, ntangira gusenga, ngaruka imbere y'Imana. Imana mbana nayo, Imana maze kubana nayo mbona itangiye kungira neza. Imana ibana nanjye, ntabwo navuga byinshi. Hanyuma y'ubwo maze kuba muri Kristo Yesu, nibwo natinyutse navanireka njye kwipimisha, naho napfa ntacyo bitwaye nzajya mu ijuru. Ndangije njya kwipimisha, maze gutanga ibipimo, ntabwo icyo gihe bahitaga batanga ibisubizo nk'ubu ngubu. Ndagenda nabyibuka njya gusenga, ngiye gusenga nsize ntaza amaraso, mbwira Imana nti Uwiteka, niba naranduye ubwo nyine uzanjyane mu bwami bwawe, ariko kandi ufite imbaraga zo kunkiza. Nkumva byizeye gutyo, ariko nareba uburyo meze nkumva ko byarangiye. Ndagaruka ngeze imbere ya muganga, ambwira ijambo ribabaje, Imana izakurinde kuryumva ufite icyo wikekaho. Muganga yahise arambaza ngo ese nusanga waranduye urabigenza gute? Ye baba we, nk'umuntu rero uzi ko neza byarangiye, ndamubwira ngo se muga wowe usanze waranduye wabigenza ute? Ariko Imana itita ku bupfapfa bwacu. Nayo magambo nesuje kumva ko atari meza. Noneho umuganga arambwira ngo nese ukeka ko byaba byararangiye. Ndavuga nti none se muga urabona ntari ku isi? Ariko ayo mageze nyambwira abantu ntabwo twaziye ku isi gukora ibibi, ko mu rwandiko Paulo yandikiye Abanyefeso ibice 2 murongo wa 10 yaravuze ngo ko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera isi tararemwa kugira ngo tuyigenderemo. Urumva naremeye kugendera mu mirimo myiza, ariko iyo mibi ne kuyishinja muganga. Muganga arambwira ngo none se nusanga uri muzima uzabigenza ute? Numva agatima karagarutse. Namwe nsanze ni muzima nazapfa ntayirwaye. Arambwira ngo dore muzima, ariko itwaze tuno tuntu. Namwani wa ntabwo nyine kwitwaza utwo tuntu byararangiye. Imana yabanye nanjye, ntabwo niba yarandindiye mu bupfapfa bwanjye ntacyo nzaba, ntabwo nzongera kuyirwara, byararangiye. Ndashimira Imana rero. Ijambo twasomye, Imana uburakari bw'Imana nubwo akanya gato,
ariko urukundo rw'Imana ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Kugeza kwa aya masange tuvugana, nababwiye ko mfite madamu tubyaranye 4. Turashimira Imana rero ko tuba twasuwe n'abakozi b'Imana ya Karemye TV kugira ngo tubane muri ibi biganiro, kandi buri muntu wese azahabwa umugisha. Nabo reka tubasabira umugisha w'Imana, Imana ikomeze kubagirira neza, namwe mugubwe neza. Tukomeje kubasabira imigisha y'Imana, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana nabwo. Ndumva twabasengera kugira ngo twatangije isengesho dusoze kandi nanone dusenga. Imana ibaho umugisha cyane. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana y'imbaraga nyinshi, reka uyu wese wagaragaraga nkaha atuye ahantu yireba bakagira ngo hari Imana yaramutaye cyangwa se ari mu mibare itandukanye, twamenye ko uburakari bw'Imana ari ubw'akanya gatoya, ariko urukundo rwawe rukazana ubugingo. Reka n'aba bari baraguye, abasubiye inyuma, bari muri situation itandukanye, ikiganza cyawe kibabeho, kandi ibyari biri kuriza umuntu wese muri aka kanya ndasenze kugira ngo buke mu gitondo abone impundu zawe zivuga. Ndagushimiye kuri Imana vagusenga kandi tubere igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibamugisha. Yesu abamugisha cyane. Rero nge twavuganaga, hagize umuntu nkenera ko twaganira tukavugana, nomero zanjye nkoresha ni 0728 2545653. Iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp. Nkagira na MTN kandi nayo 0783654653, ariko nayo kandi nayo hari ibiri kuri WhatsApp, zose zibaho. Iyo wanshakaho yose wambona. Rero Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane kandi tubifuriza amahoro n'amahirwe, mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.